Mange fashion shop muri Santera Biryogo aho dusangamo amapantaro y'abahungu n'abakobwa, amashati, inkweto z'abana n'abagore n'abagabo ndetse n'amarakoste. Ikindi kandi tubafitiye n'amajampa, amakoti meza kwireza abagabo n'abagore, amashuka n'imisego yanyu, imikeka, tapi, eswime, ibikapu, marete z'abagore, telefone n'ibikoresho byazo, imikandara ndetse n'ingofero. Beza namwe bakobwa mutambukire muri Mayange Fashion Shop, turabizi ko mutikoraho, niyo mpamvu tubararikiye kuzugana Mayange Fashion Shop aho ibahereza amasaha meza, ibikoresho by'ubudozi ndetse ikabagezaho na buri kimwe cyose mwifuza. Mayange Fashion Shop niyo yonyine ibagezaho ibi byose. ku bindi bisobanuro hamagara nomero MTN 0780 42 541, izindi ni Tigo 0722 57 20. Gana Mayange Fashion Shop bakwambike ibikoresho byose ukeneye, barabiguha uko byifuza. Mayange Fashion Shop, ambara uberwe. Kwa mikora ngana kose katandi master wayo uko hashize igihe nacyahindutse. Oya karibu sana. Allô? Oui. Ni sawa? Ya modoka yanjye iracyari mu igaraje. Okay, harya mwanci yangaye. Ipine rya reserve nyine. Okay. Oya, 300 ni make cyane, ubwo nta ariko ntacyo mubikore gutyo, ubwo nzaza kuyitora ntari mu byejo bundi. Yego. Okay, sawa sawa. Bimeze biti? Misiyo waduhaye twarikoze neza, twarayikemuye. Sawa. Mission ya mbere mwayikoze neza. Urumva? Yego Uri kumva? Yego boss. Kubwiyo mpamvu rero ndabashimiye. Bafite indi mission. Iyo mission se boss. Mission ya mbere mwayikoze neza pe. Rero mission ya kabiri ukuntu iteye. Murabona ko orege. Karaga kubwa kabo kitwa kerekanya n'agatetema mu muhanda. Mwiza. Okay. Ndamushaka rero. Nese boss. Nawe tumusoze se. Akosha. Usikora mboga riza habu imbere yanjye amusenze. Boss na Mugirire mu by'uno munsi. Uze nk'iki mwagikuye. Ikihanganire kabisa, ikihanganire kuri. Nikosha. Ngo boss. Kariwe nahaye akazi aba basenze unzanira nabaye. Ibyo ndi bubyikemere mu nzira kuko ndabona bazanye ubukoryo bwinshi, nibiba ngombwa naho ndabacisha. Umva nkubwire rero, niba akazi kabananiye ubirukana ugenda uzanira abandi Bashobora ibyo bimarira. Ahubwo boss, hari ikibazo kimwe. Ikibazo cy'iki? Ko umukobwa ari zahabu, tukaba tutamuzana mu mufuka, tumuzane tumwikoreye, cyangwa turamuzana mu modoka. Kumva ikibazo ni imodoka. Nibutse ko imodoka yanjye iri mu igaraje. Nese boss, ubwo tubigenze gute se? Mva mbabwire rero, sibyo? Iyi modoka yanjye iri mu igaraje, ukuntu mugiye kubigenza. Muri kunyumva? Yego boss. Muri kunyumva? Turakumva boss. Ni ukugenda mukanekera ahajya hose. Ahajya hose. Mumuneka. Turabishoboye kabisa. Nimurangiza. Mubona n'igitsina gabo. Tumusoza nawe. Mukora akazi. Mwe ni 600. Ikibuze sa amafaranga petit. None se boss. Uwo tuzajya tumusanga naho wese. Nawe tujye duhita tumwica murangiza umuntu amafaranga ndahari duri cash. Boss, gahunda ni iyo ngoro umutirere. Ubwo nta birenze kabisa, nzamwemeza. Okay.
Ni meza meze ute se? Sha turaho nta kibazo. Ndabona kibaye. Wabonye akazi? Akazi narakabonye. Ariko ibintu by'akazi nabaye mbiretse. Ubu ndimo ndirukanka ku bintu by'amaviza, amapasiporo. Nabonye kuba inangiye bitambereye. Rero ubwo uzabunze iki? Akazi uragafite? Icyambere cyo ntacyo baye nuko icyo uri guhungura u Rwanda rwakubyaye koko. Aho wakageze wagakwiye kurukorera. Nasanze izuba ngiye ry'intara itambereye. Ngo wemeye kujya mu mahanga usiko n'abariyo bifuza kugaruka n'abariyo bari kugaruka kugira ngo bakorere u Rwanda. Ubu ngubu aho rugeze rurashimishije. Aho rugeze tukwiye gutanga imbaraga zacu mwatwe rubyiruko. Uraruhuka. Aka kanyesho reka mubwire amazi arashye ariko nibagirwa wambeho. Sam Maria Sonde. Nguki? Sam Maria. Nde? Sam. Samari. Okay. Tuzasubira. Kanye kayasa. Komana njye abakobwa baba ibigoryi. Umuntu nkuri atinyuka akunda inkandagira bitabe nka Samu. None ikibare ni n'umunyonzi. Abura gukunda umuntu nkanjye w'umunyamashuri buri aho ngaho. Mana yanjye. Umva. Abura gukunda umuntu nkanjye ufite ibintu bya masters na diplome ziri hejuru. Mbega umukobwa. Ariko wazamutereta. Zakwiyongoza. Sister vipi? Ubundi wamaye inzira nk'itsindira. Wabanje ukavugana nanjye se hari ribi wa? Vugana nawe ikisi. Nanimo ndagenda ndakubona, ura ndakwishimiye, nifuza kukumenya no kumenya aho utaha. Ahubwo witwa nde? Ese witwa nde? Se ndakwaza nawe ukambaza, banzwe nayo nanjye ndakubwira. Witwa Sha. Witwa Sha. Nanjye nitwa Maniga nyine. Mbese mu rugo ni he? Ubusugana ni he? Ngiye mu rugo. Waguherekeza se hari ribi? Ntabwo bikureba nanjye ndijyana. Ubwo nyine ndumva nta ribi wakijyana niba nta kabisa. Nta soni ku mwana wanjye. Yewe undi nta musenzi uguma hano ntanagire n'inkwi. Cye dore agatebe kato. Wari umeze gute? Meze neza. Sha nyine umunani mba ndi mu kazi hano mu rugo tu. Ako numvishe numvishe inkuru yawe nayumvanye Pacha yaje mu rugo. Rero bise bujya rukatara bikubwiye. Yarambwiye nakumva numvishe inkuru yabaje. Sha nyine ni ibibazo tu nyine mukuru wawe yantumye ku mazi kujya kumushakira amafi. Agenda amabanda arantega aramondagurana no mu mazi nyine, ariko nyine kubera Imana tunararokotse kabisa. Shashira bumvikana. Ese byagenze gute? Ya wari umeze gute se? Shameze neza kibazo. Ndakeka Rupata yakubwiye ibyambayeho. Yarambwiye pe. Kwakira byarananiye nakubona ngo ni ngombwa nyine tu. Sha nyine mukuru wawe yantumye ku mazi kujya kumushakira amafi. Ndagenda mu banda araniga amondagura. Abantu no mu mazi nyine kubw'amahirwe nararokotse nabonye ndakuka. Uramahanya y'amagezi. Ariko haronyeka ushobora kuba yarangambanye. Nibuka cyagiye turi ku muhanda. Wa muhungu wigeze gusa akaguhamagara. Ujya muhungu n'ikipe n'inshobora kuba nyine ko ashobora kuba ari we wangambaniye bakankubita kabisa.
gusa ariko umuntu wanabaye yabonye afite ubwenge nawe ngiye kujya kwitoza ibintu bijyanye n'imirwanire ubundi nanjye nzihore. Kwihorera ntabwo ari byiza. Ushobora kwihorera kuvuga ngo uriyizeye wowe ubwawe ukabona ubigendeye, ahubwo harimo umwe wamenye kugira ngo tuzamushyikirize polisi. Birumvikana nibyo ariko se iyi ntabwo nzabikora ariko nyine nzajya kwitoza tu kuko ntabwo nzihorera. Shira umenye ko mukunda natanga buri kimwe cyose n'ubuzima bwanjye ngera gutanga kuri uru rukundo mufitiye, kubona n'amasaha agiye. Ahubwo se ubu uriya mugabo wa mukuru wawe ntari bugukasire ko wapi ariko ntabwo naziyaho ayo mafaranga uzawifashisha muri ino minsi kabisa. Urakoze ahubwo uhagira inshuti yagira nkawe ukamurenza irembo ubundi ugende bataza kuba bagutuka ngo waje aha ngaha. ariko ugende ugira n'indoro umere neza kari agakobwa nagakunda ushaka urupfu niko imbwa itabasha kurira ni gute ushobora kumuzitira umwana wawe rw'aka kanya? basi byihangane nose mana undi iyo migani ngiye muri kuyiciraho undi iki ngiki kivuye ko mbona igisho byatukuye. Wari wagiye hehera Imana tubwira hano wagiye mwana urabona nyine cyagiye muhamagara byagenze bite? nyine nazamutse handi ruguru ku gapando mu nganda hagije nyine mbamuye n'umukobwa watanje none aho polisi no yari n'umuteje wenda muhagarika turaganira inyuma ye haturutse umumera araza nk'urushyi urushyi nawe tumwice ubwo sanze nyine nawo mukobwa none nawe tumurongore uzajya umuzatumurongore nta birenze urongore nkabwo wagiturutse ariko ushaka kuvanga ibintu by'urukundo n'akazi kugira ngo nzakwica. ahubwo sara bitubwira ngo bitumare iki nimba atamuduha nyine nese kukino no uvanga inzoga n'akazi nzimwe uko ndangije akazi nayo nzandikwa nyuma y'akazi ese iyo kari inzoga izo biryo byacu ahubwo mana umva reka nze ngiye mbabwira nyine murabibona nyine bose ibintu tugiye ngo nugushakisha kuneka nta mafaranga ibyo tuzabikora yego ariko se none ubu ngubu turaba turi kurya iki se ukoze hasi unyibutse intosho hari akantu ejo bundi nabonye kamara afite ikintu abivuga se mana igikarito cya danje ariko nanone nuko tujya hariya imisepiri wamusenze hari n'amafaranga agomba kudutunga ako kantu rati uno munsi hari hepfo nabonye igitipe kiraho gifite akamashini imbere mashini ye karikireta cya computer wamusenze urumva njye nareba karikireta iyo tuyijyane rero none iyo ngiyo ndashaka tujya kuyibeja ejo umva mana ibiri hanze si biri mu nzu umva ngiye ikintu mbabwiye none ngi ngufu ndazisetsa byadanje ngiye kandi mbabwira na data ni umucuzi imfunguzo mba nziriho niyo ntazigira ngiye papa afite icumu nza ni rimwe no guturitsa nta bintu byinshi ako kana nanjye uramuze ikintu mbemereye babona agiye kubakagaho boro zose tuzavana ngiye bivenge kuzitwara nzikoreye tukazijyana aho mushaka hose sawa noneho umva se mana ubwo nyine tugende ariko bagicetse imbwa y'urushyi ndamaze umaze iki se hano son sense nzasubirayo mbuko mama shane byagenze bite se ko mbona umukobwa mukuru wa muhanda urambaza iki se ko mbona arakaye dereza mu rugo ndana ntabwo uzi iby'abana ntabwo wabyaye ntabyo uzi ariko nagaga ubwo se umugire impuhwe kundusha tugende ubwo umugiriye impuhwe abantu batazi uburenganzira bw'umwana se umuntu w'umubyeyi ni kuri yarera ubwanjye bitoye kuye nuko nakwigishije fuka amahanga hanze sobanurira ibintu ahantu wabikwiye hagarara neza mbwira ibintu ahantu wabikwiye narakugishije naragusobanuriye ariko buri kuzana ibintu by'imikino ndabikubwiye ubundi bibakuye ariko ubundi kamaze nkubaze ariko ubundi imyenda kata wagiye wambaye iyo wagiye wambaye wayishyize hehe
siyo wagiye wambaye iyi myenda ntabwo nayikubujije ngiye hano mu gikabuto usiga uhinduranya imyenda iyo wagiye wambaye ukayihindura ukayikuramo nta soni reba hano ibi bintu bikuye hehe ibintu ko ntabikugishije bikuye hehe kwa Sandra uretse araza kunsobanura ukuntu ahigize umwana kuki wowe wemera nta soni ariko ubundi nkawe sha uno faranga waguye yashyire reba nk'ibigenda uba wambaye nk'ibi pana ariko man reka nze babwire ubu se nambaye nabi ngo iki ubu uko mvambaye neza uzi ko umuntu ashobora kukubona akatumenya gahunda tugiyemo kwibase nyine none utambaye nk'umuntu ugiye gutera agatari na se wacaginga ariko kagakobwa amenya ariko kamaze amafaranga ejo ni ntibadohembye ibigoryi nkawe nenzi ko mwashizeho none nawe uracyahari tukibabarira tugenda ariko urabibona mu kanya nese none ko tugiye kwiba ni hano se ni twagiye kuko mufite ubwoba nawe jya hari vavo mwinjire fungura mani fungura vavo mani ngofuri ngenda zisetsa cyangwa musenzi urimo uraduteza akazi gira vuba iyo mashini sinshimisiga mwabasenzi mwihuta ariko ntabwo murarangiza sha munwaza ubiki akira nwaza ariko fatika ubundi ma ikintu kiyemeje gufata ibikapu byose mereza byose nese ko ari byinshi bikiza fata byose kandi ujye mbone mbanze mbarebe munsi hari umuntu uzi nta n'umwe araje ibintu biri kuri WhatsApp mana menye mfasha bibeshe bagufate turahita tukwica twagiye vuba Shanga Mbese Shanga se agarutse noneho ko batwibye wana uko batwibye mashini yanjye abavuna muyatuma wasanga irimo ahangaha munsi y'intebe mashini yanjye irebo mbega abavuna muheto nta no gushyiramo imiyaga koko mashini yanjye Sandra ndagushaka umva sohoka unsobanurire ukuntu uri kundumviriza umwana Madabite byiza ndashaka uri kunsakuriza shaka umwana Sandra shaka nde uri kundumviriza nyine si kubizwa ari umwana mubuza amahoro yirirwa amubuza niba mutumye umwana wanjye akamutangira mu nzira shaka umukobwa wawe ngo ni Sandra abagore b'iki gihe muranasuzuma ansobanurire umva mubwire mada umwana wanjye ramubona iwawe niba ntamubona ariko niba udashaka umwana wawe akamutangira fata icumangira urugendo ziri ku mwana wawe nawe uzaza uri kubona ntakamburiza umwana umutekano mva mada nakwiyereka mva ngaho nyiyereka cyangwa washinze ikawe kiriho kamburiza umwana umutekano kiriho kamubuza amahoro gasohore kaze kansobanurire urimo uranshaka sibyo ndaje nkwereke muzane ko nta abagore iki gihe umva reka nze nkwereke reka nze hasoni mva ibeshyu yinkoze ndayigukubita rukomeza kumenyera ngenda bikora mugore umva reka kunsakuriza cyane ibeshyu yinkoze umaze ndikwereka
kamabo ni isasu tasha peti ni biki ariko ugatinya ukanduka ngo ngewe ngo mvendera vuba hamwe na rirashya ngo ni Sandra ese kumbwira ndibubwira iki nese umuntu agusuje umva umuntu akubwira ikintu Taragusa dore ariko sha ibintu mwishyizeho we nakari agakobwa sajya wishingura mu menya ko baba bafite amafaranga yaba nyina yabase nta n'umwitaye ariko ngewe ikimbabara ni uburyo mama yaje gutwana na mabuja urumva mu rugo kandi mama arunuza ari umumama mwiza ubundi buri mu muzizi shacecekere ntararibyo nabonye none wageze wambara ukubita ihuku kari kose ubundi umera gutya ntaberewe nawe uribere wiki ibere nyine ntariba ariko ngo ngende ibere ubu watuma n'ibyanjye ngiye kukubwira byose mbyihorera ntigendere urinda byoroshye bivuga cyangwa ubireke niwe ushaka kuzabyanka tanza nkabibwira mama byose umva nkubwire umva ejo bundi noneho nahuye n'uruntu rutukuye mu maso rufite iminwa y'umukara umva ntabwo ukuntu ruteye nizere ko ngewe cyari igituri umutabe mu gitondo bisa nkabyo pe noneho ndagenda maze kugenda rurantangira runtangira ambwira ngo ndagushaka ndagenda noneho ndangije mama baraje turi kuvugana noneho mama araza amukubita urushyi mama asanga nayamanitse ubwo rushyi rwari ruryoshye kabisa urushyi we na n'ebyiri agushyizemo se byibuze ubundi wajya ugirimo urareba umuntu nkanjye no gukubita iki nk'izo ngizo akuze gufata umuntu w'umugabo umubwira ngo yagiye indera ubaza batamugaburira ngambabarira uvana ibyo ngibyo aho ngaho gusa nkubwira mukobwa we ndabona yatangiye inzira nziza we ni ukomeza kwishinga iranturi ngo ni Sandra rirashyana uzayatamo inzira nziza isibi ubwakugura abana urumbere reba neza ariko neza we nta kwambara ubuce ubusebya ni wanyu barakiza afite amafaranga afite ibyashyigikiyemo baracyare muri ya mico iri kwaduka nyamara nukomeza gutyo nzi ko uzatera imbere ariko nukomeza kugendera kuri mukobwa nako cya kigare mutakivamo nzaba ndeba ye namuyivemo ariko reka buretse babarambabare utazaza mu rugo uzanye ubugambo uje kubwira mama ubusa ngararara umukobwa wirire umbabarire ariko umenye ko ninza noneho nzenza kwisabira imbabazi mama wawe kugira ngo baze batungane mwene kara kageni ngende inshuti ya mama wawe uri inshuti ya mama se oya no kugana bisanzwe ubwo papa zana kuvuna nzenzaza kubabwira umve iyo namubwira se ko bira bintu byose ubikora yari kumenya intandaro yako kumbi warara nabimubwisha uri umugome sha none naguze ukuntu bankubise yeye byazabinyibwirira gusa nyine ninsanga witonze ntabwo nzabivuga ko ninsanga ugifite akajagari nkuko ari umaze neza uzasanga ntanahari kambe nigendeye sibyo genda nyine Sandra Rame mama Wirangutoma genda ya ruguru ukiri rukoma hereza telefone wowe umbuza imboga uri nkana kanze nkwerekesha
urambuza imboga sha uri nkana rugoresha we umwenda w'umukara ngiye guhangana nawe dore ko abagore mudusuzugura ngo turi abanyantege nke uzongere se mwana wa umeze neza yesu we ihangane nta kiba mwana wa tugende bite kanyeshu bite rupa nibyiza makuru neza bona shawe ari kwa boss wawe ariko urakibona no mu nzozi zari wabura umva ari kwa boss ndawumurera ugiheza ufite amadokimara namvuye kudepoza nyine aho urakomeje mwana urumva utegereje akazi kanuza ka leta koko ubu nibiyede hari impande yanyu bari kubaka ariko ntabwo wakaga ikindi icyo gihe iryo jambo twaripfuye ibihede umaze kwiyemera ngo wabonye akazi ko guharura amasafuriya ngaha naharura njya mburarasa tuzabaza ibyo hino nyine tugambana reka nkumve rero nasanga umenye ubwenge rupa mfite akantu k'akabazo akabazo ibyo rero gafite kandi ufite n'akahise wamaye ku mayinite mbara rwose unyuze ku mayinite mbabara ndayakeneye amayinite ndayakeneye mwayatigo cya MTN hajya gukenera yanga mbabarira unize kuri telefone niko nutiza amayinite niza ariko nze nkubwire ubu ngubu ntabwo wavuze imbere ngo nirwa nkomba amasafuriya hano we ngo wararangije ngo warize gusa ubuze ijana cyo kugura amayinite ubuze ijana yo kujya amayinite asuruka ko nkubwiye ko mfite akabazo wanyemuriye ukareka kuko akabazo ako ntabwo kakagombye kuba akabazo iyo ufata umwanzuro uvuga ati ndarangije ngiye gushaka gukura amaboko mu mufuka nkore ubwo rero ni nk'amayinite uzi wongere umenyere ngo numva ngo nabuze amafaranga ngo njye kwa rupaca ngamo amayinite ngiye nk'amayinite yanjye cyane aba nibagiwe uburyo wambwiye ubwo mbere ukubanya mbwiye gute akurupa mbabarira basi ibyo ndakwinginze genda muri santere nabo barayagura rupa ni ibi ngibi unkoze ni ibyo unkoze ni ibi ngibi unkoze koko kandi rupa ari igihe uzanyenera nkukenera ninkukenera ntuzanyakira urumva neza uzapfurwa sinimo gusa butagira amafaranga ubusa ntabwo wakora n'ububenyera cyangwa ukora ikede nk'abandi nzaba ndeba akazi kawe reka nigendere hanga abantu banera n'umwana yanjye irakora namubonye ajyayo naramuka avuye ndahita mufata uvuye he ubu singufasha gutira wese ngo ntabwo uri babandi bagenda banyira ku gasozi urajya hehe jimeri yanjye irakora wampaye njya ubwo reka musuzume ko nta n'ibyorezo ufite musuzume ko nta byorezo ubu aka gasazi kanzindukiye ubu ntikantera umwaka kanze ngahondagure gatipe ko kari seriye wana ubu kageze ngo ndi umusazi kanze ngakosore uratinyuka ukarwana n'umusazi yase ni umusazi uriya ntabwo ari Matayo mbonye se ntabwo ari Matayo mbonye ra Matayo ni uwahe uramuzi ntamuzi nyine uraho kwa Samu Samu nyine uramuzi se wowe Samu ndumva ndi kumwibuka ariko uzi ko ari umusazi mukuru wa Samu ntabwo bavuga umusazi bavuga ababana n'ubumuga bwo mu mutwe ababana n'ubumuga bwo mu mutwe none se watinyuka arwana n'ababana n'ubumuga bwo mu mutwe no mu muhanda ntabwo nabyemeye ko abana n'ubumuga bwo mu mutwe ntabwo wabyemeye ntabwo nabyemeye abase mujyana mu buyobozi ko n'ubuyobozi bwatwegerejwe hakurirwa mu Rwanda ngaho niyo mpamvu utatuma ubyemera ubu se wajya kurega umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe
haguruka ahubwo wigende kuko ibintu byo kuza mutera induru mu muhanda. Orege waradamaraye orege ntabwo wibuka yuko uno mutungo wicayemo ari woswo yatanze mushiki we. Dushaka amaraso rege, dushaka amaraso. Warakuze rege, warakuze. Dushaka ibitambo kariya kana kawe gatoya k'agakobwa turagashaka. Urege dushaka kariya kana kawe k'agakobwa gatambe. Urege dufite inyota. Tamba ibitambo byawe vuba ibyago bitari byagutera. Urege ntudamarare, tamba vuba ibyago bitari byagutera. Urege dufite inyota, dushaka amaraso. Abakuru dufite inyota. Dushaka amaraso. Tanga ibitambo. Urege dufite inyota. Sandra wanjye ntabwo bishoboka. Tajabon, dañuy tajabon. Tajabon, dañuy tajabon. Abdu hujambar ñaari malaika la. Xawe he ci kaw daanu si saro.